wamaze kugera kuri Rwanda 24 News TV, umuyoboro kugezaho amakuru agezweho kandi amakuru yizewe gatanu kuri gatanu. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagomeje kuva inkomoko zigiye zitandukanye ku buryo bukomeye cyane. Twamaze no kuza muri studio tukuzaniye isesenguramakuru rikomeye cyane, tujye gusesengura amakuru agomeje kuvugwa ku bitangazamakuru ndetse no ku mirongo y'imbere ku rugamba ku buryo bukomeye. Turaza kwitsa cyane kuri perezida wa Burkina Faso Kapiteni Ibrahim Traoré yamaze gutanga umubare w'abasirikare yifuza kohereza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose tuje kubyinjiramo gatanu kuri gatanu. Turebera hamwe igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, turebera hamwe Wazalendo, FDLR, SADC, turebera hamwe n'abasirikare b'Abarundi ndetse ntabwo turi buze kurenza inzigo MONUSCO, turebera hamwe se n'abasirikare ku kinyamakuru bari gutsindwa. Byose turabisesengura turebe uko byifashe. Tunakubwira ko abaturage bamaze gutangaza amagambo akomeye cyane kuri perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nabyo turabisesengura. Tukubwira nuko amahanga ari kubara kino kibazo kigomeje kuba inyenyeri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbanza gusaba gukanda subscribe kandi comment, like ndetse na share kugira ngo tubane kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, umuyoboro kugezaho amakuru agezweho kandi amakuru aba ayize havugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wibutsa gukanda ku kazogera nyine kugira ngo amakuru yacu uko ageze kuri uyu muyoboro azajya ahita akugeraho. Reka twanzikane n'ino nkuru ya mbere kuri Kapiteni Ibrahim Traoré, umuyobozi uyobora Burkina Faso. Uyu nguyu urabona ko mu minsi yashize aribwo yandikiye ibaruwa perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amubwira ngo ntabwo ari ngombwa kujya mu bihugu by'Uburayi kujya gusaba inkunga ndetse no kujya gusaba ibindi bigiye bitandukanye, kuko nabo baba bafite akaboko gakomeye muri iyo ntambaro burimo urwana. Niyo mpamvu nyamukuru bakomeje kuganira ku bikorwa bigiye bikomeye. Kuri ubu ngubu yamaze kwanzura ko abasirikare bagera kuri 500 yabohereza kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kureba hamwe se bano basirikare bagera kuri 500 baba basanze bano basirikare bandi kandi benshi b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batanga uhe musaruro se bafashije abasirikare baba baturutse kuri buno butaka bwa Burkina Faso bakerekeza hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru atugera haravuga ko abasirikare bagera kuri 500 kandi b'abakomando berekeza kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha kino gisirikare cya FARDC, Wazalendo, FDL ndetse n'Abarundi n'abandi bose bakomeje gufatanya na kino gisirikare cya leta kurwanya umutwe wa M23 ugomeje kugenda ubagarika ku buryo bukomeye. Uri kubagarika ntago twabirenze ingohe, ariko nabo bakomeje kurwana. Nyine urumva ni abantu bire kurwana, ntago bavuga ngo M23 irimo irakubita igisirikare cya FARDC ako kanya ngite igitsinsura. Urumva niba igisirikare cya FARDC ntago ari bakeya, ntago ari bake ni nabeshi ugereranyije n'ingabo za M23, ariko bitewe n'ubuhanga M23 ikoresha niyo mpamvu yigomeza kubatira ndetse no kuba ifite ikirimo irwanira, irimo irarwanira uburenganzira bwabo no kwishyira ukizana bitandukanye n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Cyo mo bararwana ku itegeko rya perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ni itegeko ryabo ndetse no gushaka kwica abaturage we nicyo barimo barwanira. Ni ibintu bibiri bitandukanye ndetse kandi n'ubundi ukuri nubwo haba ari mu masasu, ukuri kuba kugomba gutsinda. Ariyo mpamvu rero perezida Ibrahim Kapiteni Traoré ati 500 rwose ndabohereza, ati 500 ndabohereza nabo ubaze barebe ko hari icyo bafasha kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa kubohereza byo bisa naho nta kintu byafasha cyane kino gisirikare, kuko n'ubundi intare za Sarambwe zo zaraye zavuze ko haba uzaturuka haba uzava kuva muri bino bice byabo bitazakunda. Niyo mpamvu izo ntare za Sarambwe tubona umunsi ku munsi ziba ziri mu myitozo ikomeye, umunsi ku munsi unazafashe ibice bigiye bitandukanye. Bo bavuga ko ari ibice n'ubundi by'abasekuruza, bavuga ko ari ibice by'abasekuruza. Rero nubwo haza amahanga akabuki kuvamo ntago bizigira abikunda. Ngo kuba rero twarekura bino bice byo ni nk'inzozi, ati kuba twarekura bino bice ni nk'inzozi. Abo basirikare ba Burkina Faso nabo baze bashimeho akabo, gusa ntago bizakunda kuko aya mashyamba yo muri Kivu y'Amajyaruguru, aya mashyamba haba ino pariki ya Virunga, haba amashyamba ya Kanyabanyonga, amashyamba ari muri za Rucuru, amashyamba ari muri za Masisi, amashyamba ari muri ya bice byo ruguru byose ari M23 ibiri, ari amashyamba M23 irayazi. Abana
bana nibo bahakuri nibo baje guhinduka b'abasirikare ab'intare za Sarambwe. Rero biragoranye cyane kuba bano basirikare bagira byinshi bakora abazaba baje nta byinshi ko nta n'ibyo bazakora baramuka banagize kuri buno butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko ari amashyamba. Aravuga ati ni amashyamba y'abakurambere kuhava ntago bizakunda. Gusa ntago twavuga ko nibaramuka baje batagira umusaza batanga kurumva abasirikare 500 ntago ari bake. Abasirikare 500 ntago ari bake, bazaza batanga umusaza uko bashoboye nk'uko Sadek yawutanze, nk'uko Monusco yawutanze, nk'uko Abarundi bawutanze. Barawutanze yego, ariko ku ndundu nta kintu bigeze bagaragaza bafashe, kuko ku ndundu byangiye bose batsinzwe. Yego baracyanarwana, ariko ubaze igihe bamaze ukabara n'ibikorwa bakoze usanga bikiri muri zeru, biracyari muri zeru. Ego icyo twavuga nuko bitagiye muri mayinazi, kuko ntago bashobora kuba baratumye igisirikare cya Veto kidafata ibice byinshi, kuko niba rugiye kurwana n'abasirikare 1000 ugasanga babaye 5, ntago ubasunika nk'uko bari gusunika abasirikare 1000. Nicyo twavuga Sadek, abasirikare b'Abarundi ndetse n'abari abacanshu bose bafashe kino gisirikare Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nabo rero ba Burkina Faso nabo nibaze bashoneho turebe ko hari icyo byatanga, turebe ko zino ngabo azabavetura bazisubiza inyuma. Reka ibi tubivuga, reka twerekeze kuri kino gisirikare no huriro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mirongo y'urugamba. Turebere hamwe se abandi basirikare bahagaze bite, ko bari gutsindwa umunsi ku munsi, biri kugenda bite. Ikintu nyamukuru gihari ni ikirere. Dukurikije amakuru agenda avugwa ndetse na raporo zigenda zitangwa ku mirongo y'urugamba hirya no hino, uko ibintu bihagaze, igisirikare cya FARDC n'abambari bacyo uko bagomeje gutsindwa nuko bagomeje kugenda bashwana. Niyo mpamvu nyamukuru bakomeza kugenda barushaho gushwana. Kuri ubu ngubu amakuru atuyiraba ko Wazalendo ntabwo biri kumvikana n'igisirikare cya FARDC, ntabwo biri kumvikana. Noneho mu minsi yashize murabizi ko bajyaga abaraza. Noneho Sadek nayo, nubwo uretse ko Sadek nyine irimo ikora kugira ngo igaragarize amahanga ko hari icyo yakoze kuri buno butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nayo ntabwo iri kumvikana ku buryo bukomeye n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri kurwana ku ruhande rwa na Monusco, nayo ari akayabo k'amafaranga. Wazalendo nuko Abarundi bo bamaze no kuvuga ko batazongera gusubira ku mirongo y'urugamba. Ati ntabwo tuzasubira ku mirongo y'urugamba, twararwanye ibyo twarwanye n'ibyo ngibyo, amafaranga yacu ni muri kuduhemba. Nuko nguko FDL nayo yamaze kubona ko intare za Sarambwe bigoranye. Noneho by'umwihariko kuba hari abasirikare bakomeye b'intare za Sarambwe bagiye bavuga ko bagiye bivugana abasirikare ba kino gisirikare cya FDL ni ikibazo. Gusa nyine by'umwihariko abasirikare bakuru ba FDL nibo baguye cyane ku mirongo y'urugamba. Urumva ko ni ikibazo gikomeye, naho umwuka mubi ugomeje kugenda uzamuka. Intare za Sarambwe zigenda zikivuga n'abasirikare bakuru b'ibisirikare bigiye bitandukanye, naho mpamvu ubona abantu basigaye bacitse intege kubera ko intare za Sarambwe zagiye zikoramo akazi n'abasirikare babo bakuru. Nicyo nyamukuru kigomeje kugenda giteza umwuka muke ndetse no gutsindwa ku mirongo y'urugamba, byongera kwisubiramo no kuba batari gushimwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ahubwo akomeza ababwira n'abati muriho muratsindwa, nta kintu murimo mukora ku mirongo y'urugamba, biri kugaragara nabi. Urumva ko n'umwuka utari mwiza, niyo mpamvu nyine wumva bagomeje kugenda batsindwa ku buryo bukomeye cyane, kandi bakomeza no kugenda abyisubiramo. Reka tukubwire ku bijyanye n'ibitekerezo by'abaturage batuye mu bice bigiye bitandukanye. Bati Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo imyanzuro ari gufata ntago ariyo. Ati imyanzuro ari gufata ntago ariyo, ari kugenda atuma igisirikare cya FARDC gitsindwa, ari gutuma igisirikare cya FARDC gitakaza abasirikare bacyo ku mirongo y'urugamba kandi bitari ngombwa. Ati yakayobotse inzara y'ibiganiro kuko intare za Sarambwe zaramunaniye. Bati yakayobotse inzara y'ibiganiro, ndetse ati amafaranga menshi atakaza yakatanze mu baturage bifasha ku buryo bukomeye, dore ko hirya no hino ubuvuzi, uburezi byose biri hasi cyane ku buryo ari nabyo Kardinali Frodoro Ombango yari yatangaje mu minsi yashize, bikaza no gutuma abasirira ku buryo bukomeye na guverinoma. Yari yavuze ko ikibazo nyamukuru ari Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na guverinoma ati kuko amafaranga bari gutanga mu ntambara bagura intwaro bakatanze bafasha abaturage bagiye batandukanye babayeho nabi. Usibye ko yongeye no kwitsa ku bijyanye n'ubutabera, avuga ko ahubwo bwose biri mu maboko ya Bwana Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. We n'ibyo yagomeje yitsa, ariko abaturage nabo bongeye kwitsa kuri no ntambara, avuga ko ari ikibazo gikomeye. Ati inzara noneho n'amahanga yagomeje yongeye guhururiza kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yongeye kuyihururiza avuga ko ibibazo by'intambara bizateza inzara ikomeye cyane kuri buno butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. No muri Kivu y'Amajyaruguru yaratangiye bitewe n'imirwano, abaturage ntibabona uko bahinga, bahora bahunga bimuka bongera bimuka. Ati ni ikibazo gikomeye rero, ati amahanga nahuru n'abaturage nabo bongeye kubyivugira, avuga ati Bwana Tshisekedi Tshilombo agarika izo
ntambaro urimo uzana zihagarika ahubwo uyoboke inzira y'ibiganiro kuko waratsinzwe byaragaragaye nta gice na kimwe wigeze ufata abasirikare bose amafaranga watanze bose nta kintu byatanze ati emera uyoboke inzira y'ibiganiro niko abaturage bo bisabira bwana perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Se ibyo byose abaturage bimaze atangaza byo arabyumva arabyemera se ko yaraye ko gahunda nyamukuru yo gutsensura igisirikare cya M23 niyo gahunda yiwe nyamukuru n'ubwo abaturage nabo bari kuvuga ati iyoboka inzira y'ibiganiro. Reka ngushimire twari tukomeje kubana muri ano makuru yaragezweho muri ano masaha n'ubundi nguza gukanda subscribe comment like ndetse na share kugira ngo tubane kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV.